Muvandimwe muri Kristo Yesu, nongeye kugusuhuza mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Buntu n'amahoro Imana yacu itanga bubane nawe. Ni amahirwe nanone akomeye yuko twongeye kwibona kuri uyu munsi, umunsi wa 12, tutangiye urugendo rutari rutoya rwo kwiga ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera mu gitabo cya Danieli. Nibwira ko Imana yakomeje kutwungura ubwenge abo twakomeje kubana kugeza n'uyu munsi, kandi n'ubu ngubu yiteguye kutwungura ubwenge. Tumaze igihe muri urwo rugendo, twahere mu gice cya mbere, ubu tugiye mu gice cya 6. Murumva rero ko Imana yadufashije cyane. Birumvikana ko igice cya 6 tuba tugarangije umugabane wa mbere ukomeye, twari turi kuganira werekeranye n'amateka. Ubwo ni muri 1/2 cy'igitabo cyose. Rero Imana ishimwe ko yakomeze kuturinda, gakomeza kutwungura ubwenge, gakomeza kubana nawe nanjye, ikampa amagara mazima, ikakomeza kumfashiriza ijwi kugira ngo dukomeze kuvuga, kandi niteguye yuko Imana izakomeza kubikora. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya rero, nkuko nayo maze kubivuga, tugiye kwinjira mu gice cya 6. Igice cya 6 tugiye kujyamo isomo rikomeye, isomo ritwereka ibyo kwemera gupfa uzira kubana n'Imana. Ni amagambo akomeye, amagambo tugiye kwigira ku mibereho ya Danieli. Ariko mbere yuko dutera indi ntambwe iyo ari yo yose, reka duce bugufi imbere y'Imana maze dusenge. Data wa twese uhoraho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kuri mwiza, nanone wakomeje kutubera mwiza kugeza n'ubu. Izina ryawe rishimwe. Dukomeje kungurwa ubwenge nawe. N'ubundi turabaswa ariko tuje kwa bwenge kugira ngo twungure ubwenge, ngo dusobanukirwe n'ibi byanditswe byera. Tugiye kwiga icyo gusenga ari cyo, nanone tugiye kumva icyo kubana nawe bisobanuye, kandi tugiye kureba uko uri umutabazi ubasha gutabara abawe. Ngaho ngwino utwigishirize, ngo buri wese uko akennye wumvikanishe ibyawe mu mutima we. Niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Danieli igice cya 6. Reka mfatanye nawe kurambura ibyanditswe byera, maze twinjire mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 6. Hari umutwe uvuga ngo Danieli mu rwobo rw'intare. Ni inkuru izwi cyane ibyerekeranye n'uburyo Danieli yibonye mu rwobo rw'intare. Ino nkuru ibanjirijwe n'amakuru twabonye muri Danieli igice cya 5, twarayaganiriye muri iyi minsi 2 itambutse inyuma yacu, batubwira iby'umwami Berushaza, umwami washyize iherezo ku ngoma y'ubwami bwa Babuloni, maze himikwa ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwa Babuloni mu gice cya 7 tuzabigarukaho ko abami bagiye bakurikirana, dusuzuma bwa buhanuzi bwa Bibiliya, ndetse n'igice cya 2 tuzabanza kurebaho nacyo kizabitubwira. Umurongo twasomye ihera y'igice cya 5, twarabwiwe ngo nuko Berushaza ategeka ko bambika Danieli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa 3 mu bwami. Ariko iryo joro Berushazari umwami w'Ubukaludaya aricwa. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yari amaze nk'imyaka 62 avutse. Ayo magambo niyo twasorejeho. Twabonye ibintu bikomeye muri aya magambo. Tubona yuko hari itegeko Berushazari yatanze, itegeko rivuga yuko umuntu ubasha gusoma ya nyandiko idasanzwe ari ku rukuta azahabwa umwanya udasanzwe mu butegetsi, ndetse azitwa uwa 3 mu bwami bwose. Twabonye icyo bisobanuye. Twasanze uwari uwa mbere yari Nabonidusi, uwari uwa 2 ni Berushazari ubwe, kandi uwari uwa 3 ni wagombaga gutsindira uwo mwanya nyine mu gusobanura inyandiko yari iri ku rusiga. Nuko rero nk'uko isezerano ryari riri, Berushazari yararisohoje nubwo yasigaje iminota mike yo kubaho, maze ategeka yuko barangurura yuko Danieli ari uwa 3 mu bwami. Ariko iryo joro byarangiye Berushazari umwami w'Ubukaludaya amaze kwicwa. Yishwe na bande? Yishwe n'ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zari yobowe n'umugabo umujenerali Kuro, maze araza akuraho ubwami bw'Abanyababuloni, yimika ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, kandi mu kubwimika Dariyo w'Umumedi ajya mu mwanya wa Berushazari, aba umwami w'i Babuloni. Turaje tubyinjiremo neza. Igihe yari amaze kwinjira rero muri icyo cyumba, turatekereza yuko igihe yinjiraga yitegereje ibihabera n'abari bahari,
kandi ahari Danieli mu kwitonda kwe twakomeje kubona ntabwo yishwe nk'abandi bose biciwe muri icyo cyumba, kuko turabona ko n'umwami yakiguyemo, ahubwo yabaye usobanura iby'iyo nyandiko. Birumvikana bari binjiye nabo babashije kumenya ibyo ari byo, babasha kugira amatsiko, maze Danieli nawe asobanurira abo bashyitsi badasanzwe binjiye mu cyumba ariko baje gutsembaho ingoma yari iriho, maze arabasobanurira Imana niyo yabikoze, niyo ibahaye ubutware, iyi nyandiko niko ivuga, kandi nicyo naje gusobanurira aba bantu. Maze umurongo dukurikizaho wa 2 w'igice cya 6 utubwira icyo aba batware b'Ubumedi n'Ubuperesi bibwiye kuri Danieli. Umurongo wa 2 ndakomeza. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Danieli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Danieli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Amen. Wa mugabo Danieli tuzi mu myaka itari mike isaga 70 cyangwa se 65 irenga, aracyari umugabo ushikamye, kandi aracyari umugabo ufite gutona ku bami, ku buryo n'ubwami bushya bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo yabutonyeho. Ni igihe gito yarashigaje cyo kubaho, ndetse tubwirwa yuko yamaze uyu mwaka gusa, ni umwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo w'Umumedi ndetse n'uyu Kuro, ariko kandi yaratonye kugeza ubwo umwami yibwiye kumwegurira ibingana iki byose. Dariyo yagiye ku ngoma atari uko yatsinze urugamba, kuko niwe turi kubwirwa muri iki gice cya 6 cya Danieli. Turabwirwa iby'umwami Dariyo, ntabwo turi kubwirwa Kuro. Ntabwo rero Dariyo ari uko yatsinze urugamba, ahubwo yagabiwe ubutware na Kuro. Bivugwa yuko uyu Dariyo yari yabereye nyirarume, akaba ndetse na sebukwe wa Kuro. Niyo mpamvu nk'uko byagenze na Bonidusi akagabira umurwa mukuru wa Babuloni umuhungu we Berushazari, niko byagenze Kuro nawe agabira uyu sebukwe witwa Dariyo ubu butegetsi bw'i Babuloni, ngo bari we ubutegeka. Ubwo rero birumvikana yuko Danieli yari ari kumwe na Dariyo cyane kuko yari ari kumwe na Kuro, kuko Kuro we yari empereur, yagengaga ubutware bwose bwaho bamaze kwigarurira bw'Abamedi n'Abaperesi. Hari itandukaniro riri hagati ya Kuro n'abandi bategetsi bagiye bayobora. Turabona abategetsi ba Shuri basenyutse, ubutegetsi bwa Babuloni bumaze kuvaho. Hari itandukaniro riri hagati y'ubutegetsi bwabanje bwagiye bwigarurira isi n'ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi bumaze gufatwa buri mu maboko ya Kuro. Kuro yari atandukanye n'abandi bame bagiye bigarurira ibihugu. Benshi basenyaga ibihugu bigaruriye, bagatwika ibihugu byaho, bagasenya inkuta zaho, ariko Kuro we ntabwo ari uko yari ameze, ahubwo yakomezaga ibyo asanze. Ni ikimenyetso kidasanzwe kigaragara kuri uyu mugabo witwa Kuro. Yakomezaga ibyo asanze, ntabwo yabisenyaga, agakoresha abantu asanze mu buyobozi bw'igihugu. Turabona ndetse yemeza gukoresha na Danieli, kandi amusanze mu buyobozi bw'igihugu kuko asanze ari umutware wa 3 mu gihugu cyose. Ndetse Kuro agashyiraho na gahunda zo gusubiza abanyagano iwabo, babandi babaga barafashweho bugwate n'ubwo butegetsi bwabaga bwarabwigaruriye. Ubasha kwisoma neza muri Ezira igice cya 1, aho yaratangiye gushyiraho amategeko yo gucyura abanyagano ndetse n'ubwoko bw'Abisirayeli. Itegeko rya mbere ryo gusubira iwabo ryatanzwe ku ngoma ya Kuro, nk'uko Imana yari yarabisezeranye ko nyuma y'imyaka 70 ubwoko bw'Imana buzabwirwa iryo tangazo. Nayimaze kubivuga, kimwe na Berushazari wategekanaga na se, Dariyo nawe yategekanye na Kuro. Ubwo nawe ni Korenya wa Kuro mu butegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi bumaze kwimikwa. Reka nanone twetekeze kuri Danieli yageze i Babuloni, yageze hari ahantu ari mu myaka 15-16. Twaramubonye mu gice cya 1, ubageze mu myaka isaga 80.
ariko kandi tubona yuko yari yarigijwe mu gihe runaka inyuma mu butegetsi, aragenda ntiyamenyekana muri ba bami bagiye bigarurira, bagiye bayobora nyuma ya Nebukadinezari. Hari igihe cyageze Daniel ntiyaba ari Hekoni n'abo bategetsi, aribagirana. Tugendeye mu byo twabonye mu gice cya 5, aho Belishazari yibazaga ngo mbese ni wowe bambwiye. Ariko noneho iki gihe yarashishikariye gusenga. Tuzabibona mu gice cya 9 ko cyari igihe cyiza cyane cyo gusenga cya Daniel, kandi nicyo bagiye kutubwira muri aka kanya. Icyo gihe cyo gusenga, igihe kidasanzwe, igihe ashaka kubana n'Imana mu buryo budasanzwe, ni nabwo ikigeragezo cyerekeranye no gusenga cyavutse. Ubu rero noneho ingabo za Kuro zigeze muri ya sare yaberagamo ibirori, kandi zimweguriye ubutware. Dariyo bukeye aravuga ati mbese hari undi twabona wamera nka Daniel, ndetse agambira kugenza gute? Kumwegurira igihugu cyose. Tubona habayeho decentralisation, igihugu kigabanywamo amaprovince 122, bashyirwaho abaguverineri. Rambabarira ijwi ntabwo rimeze neza. Hashyirwaho abaguverineri. Igihe abaguverineri bari bamaze gushyirwaho, hashyizweho izo ntara 122, ariko hashyizweho umuyobozi w'abo baguverineri. Kandi uyu muyobozi w'abaguverineri hashyizweho abayobozi 3, ariko wari ukuriye muri abo 3 nawe yari Daniel. Umurongo wa 5 urakomeza kutubwira amakuru y'ibyo butegetsi. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Mbese kubera iki abatware bakuru bashakishije impamvu? Ngira ngo abari mu butegetsi, abayakora ubuzima wakazi, mubasha kubitekereza neza. Hari uwo nigeze kumva avuga ati duhora dusimbagurika imitego, ndetse bitubuza no gukora akazi twagakwiye gukora dusimbuka imitego. Rimwe na rimwe abantu bakorana baba bafitanye ishyari, maze aho kugira ngo akazi bafatanize hamwe kugakora, ahubwo buri wese ahiga undi. Ahari kugira ngo amusimbure mu mwanya mwiza arimo, ahari kugira ngo ashyiremo mwene wabo. Ntabwo ari iby'ubu, n'ubu ngubu biriho, ariko na kera byari biriho. Maze rero babatware babonye agaciro afite, tumaze kubwirwa ku murongo wa 4 yuko umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose, nuko bamugirira ishyari. Bakora iki? Bashakisha, barashaka, bajya mu bushakashatsi, bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware, ariko bamumuraho impamvu. Amen. Bamumuraho igicumuro. Yari umuntu w'umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro icyo ari cyo cyose. Hari ibintu bibiri ndi kubona muri iri somo. Icya mbere ni ishyari. Ishyari rishakisha ku buryo umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'umukozi mwiza, umuntu ushaka gushyira mu bikorwa gahunda ziriho, ashyira mu bikorwa politike y'igihugu mu buryo ipanzwe mu kurengera abaturage, ariko kubera yuko hari abantu bamufitiye ishyari, bagiye gukora ubushakashatsi mu kumugenza ngo bamushakaho iki? Bamushakaho igicumuro. Niko byagenze kuri Daniel. Maze abari bamufitiye ishyari bashyiraho ubushakashatsi, bamushakisha mu byo akora, bamushakisha mu kurya ruswa, barabibura, bamushakisha mu gukererwa mu kazi, baramubura, mu gutanga serivisi nziza, n'ibindi. Baramushakisha mu byo akora, muri administration ye yose bamuburaho igicumuro. Mu bunyanga no kwica amategeko baraheba. Ntabwo nzi niba abiki gihe ari uko bameze, ariko nuko nguko Daniel yari ameze. Imibereho yejejwe ya Daniel nayo ni ikindi kintu ni gutegereza. Ni gute umuntu ashobora kubaho imibereho bashakisha icyaha muri we bakakibura? Man, utwize. Barashakishije, barareba ukuntu abaho, barareba uko atanga serivisi, barareba uko yakira abantu, barareba imigenzereze ye yose. Ab'iki gihe se byagenze gute? Inama zarateranye, biga uko bafasha umuturage, ngiye kuvuga umunyarwanda, biga uko bafasha umuturage kugira ngo atere imbere. Bamugenera girinka, ariko izo inka ntabwo yamugezeho, yaciye mu bandi bantu. Bamugenera amafaranga yo gufasha uriya mwana w'imfubyi, ariko ntabwo ari uko byagenze. Ariko kuki abantu batabaye inyangamugayo? Mbese no kubera abantu bagiriye ishyari Daniel,
ahari Danieli yakomye mu nkokora imigambi bari bafite, waravuga ati ntabwo ibyo bintu bikwiriye, ntabwo ibyo bintu binyuranije n'amategeko. Kenshi na kenshi abantu bameze gutyo ntabwo bajya babasha kwihanganirwa mu bo bakorana nabo, ku buryo uburyo bwiza ari ukubikiza kugira ngo izo ntambamyi zive mu nzira, abantu bakora amanyanga yabo. Niba uri umuntu w'Imana, niba usoma ibyanditswe byera, niba unteze amatwi muri aka kanya, ukaba uri mu buyobozi ubwo ari bwo bwose runaka, haba ku rwego rucitse cyangwa ku rwego rwo hejuru, uramenye, wongera wige imibereho ya Danieli, imibereho izira icyasha, imibereho yo kudacumura, imibereho yo kuba inyangamugayo mu kazi. Kubera iki abantu banza abantu b'Imana? Umunsi umwe nigeze guhura n'abantu bashaka akazi, ndetse uwo muntu twari twariganye aranzi, arashaka gushinga institution kandi ifatika. Aravuga ati rero ngwino umfashe, mwari ubushobozi nkwizeyemo, ni byiza, ariko ikibazo mfitanye nawe ni ingingo y'Isabato. Ese ni gute utazajya ukora ku Isabato? Bamwe ndetse babyita kuwa gatandatu. Kubera iki kuwa gatandatu ntabwo uzajya uboneka koko? Ndavuga nti nawe urabizi, ntabwo twemerewe gukora ku munsi w'Isabato. Ariko icyemezo yaje gufata ni uko abo bantu babiringirwa, nibyo bafite ibyo bashoboye, ariko kandi bikomeje ku Mana cyane, bashikamye ku mahame yo gusenga Imana yabo, ngo ntabwo bakwemerwa. Ariko ndagira inama nanone abafite institution, mujye mukunda abantu b'Imana, abantu bazarinda ibyanyu, abantu bazaba inyangamugayo, abantu bazirinda ibicumuro, abantu bazi yuko Imana ibitegereza. Abo nibo mwaye mukwiye gukoresha, abo nibo bantu bazakora mwaba muhari cyangwa mudahari, bo bazabacungira ibyanyu, nibo bazifuza yuko amajyambere yanyu agerwaho. Danieli nuko yari ameze, ariko rero bamushakaho impamvu cyangwa ibicumuro bigenza gute? Barabibura. Hari amagambo nsoma mu gitabo cyitwa Imibereho Yejejwe ku ipaje 21 muri version y'Icyongereza, baranditse ngo imico ya Danieli yagaragarijwe abatuye isi nk'urugero rufatika rw'icyubuntu bw'Imana bushobora gukora mu mitima y'abantu bangijwe na kamere baganebezwa n'icyaha. Danieli yari afite imico iboneye rwose. Nkunda gusenga kenshi nsaba ngo Mana unyeze, untunganye, umpe kugera ku rugero rukwiriye rw'igihagararo cya Yesu, umpe kuba mu mibereho nk'iy'umugabo witwa Danieli. Mbega urugero rutangaje, urugero rw'icyubuntu bw'Imana bushobora guhindura mu mitima y'abantu bangijwe n'icyaha bagahinduka bera, ku buryo bashatseho icyaha agenza gute? Akibura rwose. Somana n'amagambo ari muri Testimonies for the Church, ibihamya by'itorero volume ya 4 ku ipaje 569, ni mu Cyongereza n'ubundi. Baranditse nubwo yari umuntu ufite ibyiyumviro nk'ibyacu, nawe arashaka iterambere, arashaka kugura imodoka, arashaka gushaka, arashaka kwitwa amazina meza, arashaka kugira aho agera, kandi inzira zo kubigeraho zirasobanutse. Ahari uriya muntu amusinya abanje kumwaka akantu byakunda. Yari afite ibyiyumviro nk'ibyacu natwe, ariko inyandiko yahumetswe Bibiliya imwerekana nk'utarabonetsweho n'ifuti. Imibereho ye ni icyitegererezo kuri twe cy'uko umuntu abasha guhinduka rwose igihe yeguriye Imana imbaraga ze, maze agakoresha amahirwe n'ubushobozi yahawe kugira ngo akure mu kubana n'Imana, akure mu kurushaho komatana na Yesu. Haleluya. Ndifuriza abantu b'Imana kwigira kuri Danieli icyigisho gikomeye, icyigisho cyo kwera, ubuzima bwejejwe, imibereho yatsinze icyaha, imibereho abantu bagushakaho igicumuro bakagenza gute? Bakakibura. Ejo tuzongera tuganire iby'aya magambo turi kuganira muri Danieli igice cya 6, yuko ibyabaye kuri Danieli tugiye gusoma muri aka kanya ari byo bizongera kuba ku bana b'Imana. Ariko nshuti zanjye, abana b'Imana bizabaho n'abameze nka Danieli, n'abantu batagifite ibicumuro. Haleluya. N'abantu bashakaho amafuti bakayabura, kugeza ubwo ibyemezo bifatwa biti keretse nitujya gushakisha mu mategeko y'Imana. Haleluya. Mbese bimeze bite? Mbese nawe urumva ukwiriye kuzahangana no kwica itegeko ry'Isabato n'amategeko y'icyumweru? Mbese bagiye muri ruswa barakubura?
mbese bagiye mu gukerwa mu kazi barakubura, mbese bagiye mu bantu bavuga nabi batakirana ababagana ubwuzu barakubura. Ntabwo ari ngombwa yuko bagutegera mu mategeko y'Imana yawe, kubera yuko n'amategeko bwite y'ibyo ukora aragutsinda. Nshuti yanjye, ikigeragezo kigiye kuza kireba abantu badasanzwe. Ayo magambo turasoma muri Daniel igice cya 6. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniel keretse tuyikuye mu mategeko y'Imana ye, keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Ubwo rero tugiye kwimura iki? Ubushakashatsi bwacu bwo kumushaka w'ibicumuro. Reka tujye kureba imibereho abayemo, turebe ko hari ikintu twasangamo twafatiraho kugira ngo tumutegeremo, tubashe kumugeraho, abashe kutuva imbere, kubera yuko yatubangamiye. Murongo wa 7. Nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Bararebye basanga ashikamye ku Mana ye. Barebye basanga ntabwo imibereho babandi babayeho ari yabayeho. Barebye basanga Dariyo afite ibigirwamana asenga, ariko Daniel ntabwo abisenga. Kandi basanga Dariyo arashaje, akeneye n'icyubahiro cy'ubwami, dore ko twamaze kubona yuko ntabwo yabihawe nuko ari umurwanyi ngo bafite icyubahiro bamuha. N'ubundi icyubahiro birumvikana ko ari icyakuro, niwe muneshi utsinda amahanga. Bamugira inama bati, twabonye umuvuno, uburyo wakubahwa, uburyo wasengwa. Turavuga ngo twigire inama yuko tugiye gushyiraho itegeko ridasanzwe yuko bagomba kugusenga mu minsi 30, nta wundi basenga, nta kindi basenga. Mbega itegeko ridasanzwe, itegeko ryo gukuza inarijye y'umuntu. Kandi igihe inarijye y'umuntu ishonyagijwe nuko bigenda. Twabibonye yuko Abamedi n'Abaperesi baje mu buryo budasanzwe, abantu badahutaza abandi, abantu biteguye no gukoresha abenegihugu basanzwe mu nshingano z'ubutegetsi barimo. Nuko baravuga ngo reka dusange uriya musaza tumuyobeshe kumushakira icyubahiro, ariko umugambi ni uwuhe? Ntabwo ari uko bakunze Dariyo cyane, ntabwo ari uko bamwubaye. Nshuti zanjye, abantu bakunda icyubahiro mujye mureba, mbese ni ukubera iki banyubaje? Mbese ni ukubera iki bari kunyereka yuko hari ukuntu banyitayeho? Ujye ubyibaza, hari abarimo umutego udasanzwe, kubera yuko ntabwo ari uko bari bubashye Dariyo, ahubwo bashakaga nde? Bashakaga umutwe wa Daniel, bashakaga kumutegesha amategeko y'Imana ye kugira ngo bagenze gute? Kugira ngo bahangane nawe. Murongo wa 8 utubwiye yuko babonye umuvuno mu mategeko, basanga asenga nk'uko abandi badasenga. Baravuga bati, noneho reka dusabe yuko ye gukomeza gusenga Imana ye, ahubwo afatanye n'abandi gusenga umwami Dariyo. Mbese Daniel ari busenge Dariyo? Reka tubyumve. Baramubwira bati, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe wasabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Murongo wa 9. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko, ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Murongo wa 10. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko, maze Daniel yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguwe yerekeye i Yerusalemu, akomeza kujya apfukama 3 mu munsi, asenga Imana ye, Imana yo mu ijuru, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Haleluya. Itegeko riratanzwe, itegeko ridasanzwe, itegeko ry'uko nta kindi gikwiye gusengwa uretse umwami w'Abamedi n'Abaperesi witwa Dariyo, kandi nawe ashyizeho itegeko. Kandi ngo ni itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, s'il vous plaît, itegeko ridasanzwe, itegeko rivuga yuko umuntu ryivuguruje
bidashoboka kurivuguruza. N'ubu ngubu abantu barabizi yuko amategeko yabayeho mu isi yarakomeye, na amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntabwo yavuguruzwaga. Uwo ari we wese ntabwo yari yemewe kurivuguruza. Ndetse bivugwa igitekerezo cy'uko ari umwami wigeze kugira ikibazo, hari hariho itegeko ry'uko umuntu wakoze iki cyaha agomba kunoborwa amaso. Maze umwana w'umwami, umuprince, aza gukora icyo cyaha. Babwira umwami bati rero uyu mwana agomba kugenza gute? Kunoborwa amaso. Maze kubera ko iryo tegeko ryari iry'Abamedi n'Abaperesi, itegeko ridakuka, umwami aravuga ati rero kugira ngo amabwiriza abe, itegeko ribe ryubahirijwe, uyu mwana arakurwamo ijisho rimwe, n'uwanjye nanjye nkurwemo irindi kubera urukundo mukunda, kugira ngo amaso abiri agenze gute? Aboneke, kuko niyo itegeko riteganya. Aha rubanza ari mite, ubanza ari ibihimbano, ari igitekerezo gituma ibintu byumvikana. Abantu b'Imana muzadufashe abasobanukiwe ayo mateka cyane, niba byarabayeho koko cyangwa ari bitarabayeho. Ariko ni igishimangira uburyo amategeko y'Abamedi n'Abaperesi yari akomeye cyane, ku buryo n'umwami atagomba kugenza gute? Kuyavuguruza. Kandi babisubiyemo barabimubwira. None Nyagasani, umurongo wa 9, hanyuma iryo tegeko ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka, nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atagenza gute? Atavuguruzwa. Maze umwami arabikora, kandi yari yishimye. Reka twongere turebe ukuntu aba bantu baje. Umurongo wa 7, nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama. Uyu mwami yabanje kugushwa ikinya n'iteraniro rimuteraniye imbere. Hari inama yabaye y'abatware 122, bose bemeza ikintu kimwe cyo kunyubahisha, cyo kubwira rubanda yuko ndi umwami ukomeye, kutuma abantu bose banyoboka. Birakomeye cyane. Kandi ntabwo ari 120 gusa, ahubwo n'ab'intebe, ubwo n'ababungirije nabo baje. Bari bafite deputies, nabo baraza. Bari bafite abajyanama, nabo baraza. Twakoze inama turi abantu benshi. Buri wese afite umwungirije, afite umusekreteri we, afite umutreasurer, umubitsi, kuko bavuzemo n'ibisonga, afite umujyanama. Abo bose twateranye twigira inama. Inshuti zanjye, nyabyara ateye ubwoba. Maze umwami yumva ibintu biraryoshye, yumva ni by'agaciro gakomeye cyane. Uzi ko bantu koko batwubashye cyane, nuko asinya itegeko. Ariko yongeye gusubirwamo ko ni itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritagenza gute? Ritavuguruzwa. Bivuze ngo bagomba kukumvira mwami. Inarijye ya Dariyo ishyizwe ku munzani, kandi rwose irashyonyagijwe, nuko nawe agenza gute? Arasinya. Umurongo wa 10 ratubwiye ngo nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Umurongo wa 11, maze Danieli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko, agiwe, yamenye ibyo ari byo, yarabyiyumvisemo ko ari ikigeragezo kidasanzwe. Yarasobanukiwe aya mategeko. Erega yarakomeye mu bwami, yari uwa 3 muri ubwo bwami, kandi yarabizi ko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntawashyira ku ruhande ngo nuko ari uyu nguyu. Ariko akomeza gusenga Imana ye. Amen. Akajya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe asenga. Kandi ngo idirishya ryari rigenje gute? Ryari rifunguye. Nk'uko isezerano ry'Imana rimeze, nuko byari bimeze. Tuzamubona mu gice cya 9, ntabwo turi buhite tubyinjiramo, nuko nacyo ari igice cy'ingenzi cyane. Ariko nitugera mu gice cya 9 tuzabisuzuma. Inshuti zanjye, Danieli yari umunyamasengesho. Twarabibonye mu gice cya 2 yari umunyamasengesho. Igice cya 6 kije gusubiramo ko yari umunyamasengesho. Igice cya 9 kizabitubwira. Igice cya 10 kizabitubwira. Reka nkubwire, iki gitabo cya Danieli ni igitabo cy'abanyamasengesho. Imana twigishe gusenga. Mu magambo y'Imana yari asomye mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 6, uzasoma umuhango wo kwegurira Imana urusengero wakozwe na Salomo rumaze kuzura.
mu buryo bw'umwaka mirongo ya 36 kugeza 39 uzasomamo amagambo akomeye yuko igihe uyu mugabo Salomo yari ari gusenga yavuze ati mwami abantu nibagucumuraho abo bwoko nibagucumuraho maze ukabagezaho igihano wasezeranye mu mategeko yawe uzagenda usome mu gukeka kwa igice cya 28 iby'imivumo yagomba kugera ku bantu kuko bisha amategeko y'Imana harimo no gutatandirizwa kure nibongera kugarura umutima bakatura icyaha cyabo berekeye inzu i Yerusalemu uzabumve ubababarire igicumuro cyabo ubagarure. Tuzabyitegereza yuko icyo ari cyo cyari giharimo cyo gusenga mu gice cya 9. Niyo mpamvu rero amadirishya yarakinguye yagenje gute yerekeye Yerusalemu asenga Imana ye. Danieli yumvise ko amategeko yashyizweho ntabwo byigeze bihindura gahunda ye, yakomeje gusenga. Cyangwa ngo Imana inyigishe gusenga, twigishe gusenga nkuko Danieli yasengaga. Danieli yakomeje gusenga, ntabwo yemeye ko hari ikintu cyabangamira umushyikirano afitanye n'Imana kugeza ubwo byasabaga ikiguzi cy'urupfu. Mbese bimeze bitege nawe? Mbese amasengesho yacu ameze ate? Twebwe nta n'itegeko ririho ritubuza gusenga, ariko kandi wasanga ari yayandi yo kubyuka no kuryama, yayandi yo kurya. Ara ntabwo ari amasengesho nshuti zanjye, ari amasengesho twabonye ko atagira icyo ahindura mu mibereho yacu, amasengesho abasha kugira ikimpinduka ateza. Ni amasengesho nk'aya y'abagabo b'abanyamasengesho tubona mu byanditswe byera, kandi ubanza Danieli ari urugero rwiza rwo gusenga. Barasengaga inzozi zikaba transferred mu bwonko bwabo, basengaga bagahishurirwa, bagasobanukirwa ubuhanuzi. Tuzakomeza kubibona ubuhanuzi bwose turi kwiga ndetse tugiye kwinjiramo mu cyumweru mu minsi iza, bwakomotse mu masengesho asenga mu mwete. Mbese kusobanukirwa byagenda gute? Twabonye ko Danieli atajyaga abarwa nk'umuhanuzi, ahubwo ibintu yabaga ari kubyiga maze akabisobanurirwa. Uzi impamvu yari ari gusenga muri iki gihe? Yari ari kwiga ubuhanuzi bwa Yeremiya, igice bwa Yeremiya byerekanye n'ibyumweru n'imyaka 70 abisiraye bazamara i Babuloni. Nibyo yari yibereyemo. Amen. Maze ahabwa amayerekwa adasanzwe, tuzayasuzumana twitonze nitugera mu gice cya 9. Imana ifashe njye nawe itwigishe gusenga nkuko hari Danieli yasengaga, ngo dusobanukirwe ubuhanuzi. Uzongera urebe agaciro k'isengesho. Twarabiganira igihe turi muri Danieli igice cya 2, yuko isengesho ari ryo rufatiro, ari ryo nkingi ya 2 yo gusobanukirwa ubuhanuzi. Reka dukomeze. Umurongo wa 12. Bukeye babagabo baraterana, baragenda basanga Danieli asenga Imana ye ayinginga. Hakurikiyeho rero ingingo y'ubutasi, ngo turebe ngo mbese wa mugabo akomeje kugenza nk'uko yagenzaga cyangwa arashyira mu bikorwa itegeko ry'umwami. Narishyira mu bikorwa turaba dutsinzwe, turaba turase, ngo turongera dushakisha ikindi twamutegeramo. Ariko natabishyira mu bikorwa turaba tumubonye. Ubwo nyine tugiye kumutegera ku mategeko y'Imana ye. Ese arumvira Imana ye cyangwa arumvira ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi? Nuko bitegereje basanga Danieli asenga Imana ye ayinginga. Umurongo wa 13. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wo wasabye nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Ntabwo ari byo, si we wabyishyiriyeho. Umwami ukomeye udasanzwe, ubutegetsi budasanzwe, twubaha twese, tukagupfukamira, tukifuza yuko buri wese agusenga. Ese iryo tegeko si warishyizeho ukuboko? Umwami arasubiza ati, narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atagenza gute? Atavuguruzwa. Ntabwo nzi impamvu babanje gusubiramo ngo bamwibutse icyo yakoze icyo ari cyo.
mbese ubundi ko ari iminsi 30. Ubwo rero ni mu gihe cy'ukwezi byanze bikunze, ubushakashatsi bwabo, ubugenza bwabo ntabwo bwatwaye igihe kinini cyane. Mbese birwa ko umwami yibagiwe? Oya, nuko ngira ngo batsindagire ko rya tegeko ari ry'Abamedi n'Abaperesi. Ni ukugira ngo batsindagiye ko byanze bikunze bigomba guhita bishyirwa mu bikorwa iby'ingingo z'itegeko riteganya. Nuko baravuga ati niko byagenze, narabitegetse. Umurongo wa 17. Umurongo wa 14 baramusubiza bati ariko Danieli we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Danieli kugira ngo amukize burinda bwira. Babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryamijwe n'umwami rivuguruzwa. Umwami twabibonye imiterere ye, twabonye agaciro aha Danieli, twabonye agaciro yabonye mu muntu w'Imana, kubera yuko batubwiye ngo umurongo wa 4 ariko Danieli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. None niwe baje kuvuga yuko yagenje gute, yanyuranije n'amategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Maze umwami ararakara, yumva cya cyubahiro ntabwo cyari gihari, ahubwo hari ikindi cyari cyihishe inyuma y'icyo ngicyo. Inshuti zanjye, tujye dutekereza kenshi, tujye dukoresha ubwenge bwacu, tuvuga ngo what's behind this? Ni iki cyihishe inyuma y'ibi? Ni icyo aba bantu bari gushaka? Hari icyo abatware bashakaga, babikoze mu buryo budasanzwe, bigaragaza nk'abantu baje guha umwami icyubahiro. Maze ngo umwami amara umunsi wose ashakisha ukuntu yakiza Danieli, biramunanira. Bigeze ni mu mugoroba, amasaha y'akazi yenda kurangira, barongera baraterana bavuga bati mwami ubizirikane neza yuko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atajya agenza gute, avuguruzwa. Umurongo wa 17. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Amen. Danieli amanika amaboko aravuga ati rero nta kundi, amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntabwo avuguruzwa. Igendere Danieli, icyakora nizeye yuko ufite Imana ikomeye, Imana iruta ibigirwamana nsenga, ahari iragukiza. Numvise amateka y'ibyabaye kera, numvise uko yagiye ikiza abantu b'Imana mu gihe cy'Abasaduraka, Meshaki n'Abedenego mu bwami bwa Nebukadinezari. Rero iyo Mana ibasha gukiza, kandi umva mbyizeye yuko ibasha kugukiza. Amen. Cyama ngo abantu b'Imana babe abantu batangirwa ubuhamya, ndetse ubuhamya batangirwa n'abapagani bameze nka Dariyo. Inshuti zanjye, umurongo wa 18. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agenza gute, aguheka. Ariko mu kujugunyamo turaje twumva icyabaye. Umurongo wa 20. Bukeye umwami yibambura kare ku museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Danieli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati yewe Danieli umugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Bumvise kwizera k'uyu mupagani Dariyo. Itegeko ryatanzwe, barasinya, birumvikanya yuko icyo gihe hakurikiyeho ambiance, kunezezwa nuko umugambi wabo ugezweho. Bari baramushakishije igihe kirekire, yari intsinzi idasanzwe basohoje, ariko umwami we ntiyarushya agenza gute, aguheka. Abyukira ku cyobo cy'intare, arahamagara n'ijwi ry'umubabaro, niko ijambo ry'Imana yatubwiye, vuga ati mugaragu w'Imana Danieli, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza? Yaragifite ibyiringiro. Umurongo
wa 22. Daniel asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Ntabwo uri uwo gusengwa, si igicumuro kuba nta gusenza. Nshuti zanjye, uzi ko Imana yohereje marayika akabumba iminwa y'intare? Reka twumve iki kintu neza. Ahari yo marayika abumba iminwa y'intare gusa, zari kumushwatagura zikamushwanyaguza n'ubundi. Ariko mbese muribuka ikintu cyabaye muri Daniel igice cya 4, ubwo Imana yahinduraga umutima wa Nebukadinezari ugahinduka nk'uw'inyamaswa, akajya kubana nazo, agasa nazo, zikamwibonamo kubw'umugambi w'Imana. Muri aka kanya noneho rero izi nyamaswa nazo, izi ntare zihinduwe nk'abantu, zakira umugaragu wayo Daniel nk'inshuti. Umva, Daniel azikoraho, Daniel arazishimira, nazo ziramwishimira, zimutetaho kugira ngo zimwice. Mbega ukuntu Imana itangaje, mbega ukuntu Imana twizeye ari Imana yo kwizerwa koko. Mbega ukuntu twadukwiye gusenga amasengesho yo kwicuza yuko tutizeye mu buryo bukwiriye, kandi tugasaba Imana ngo idukize kutizera tutizeye, maze ngo tugirire ibyiringiro bishyitse mu Mana yacu. Daniel yavuze ijwi, umwami aratangara, umwami aranezerwa, yumvise ko Daniel akiriho. Amagambo akurikiraho, umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniel mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye kuko yariringiye Imana ye. Amen. Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Ndayikunda nshuti zanjye. Ifite amagambo meza, amagambo y'ibyiringiro, amagambo y'Imana itubera cyo, amagambo ngo utuye muri aka kanya. Haravuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose, azama mu gicucu cy'isobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, kandi Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza moya ye, kandi uzajya uhungira mu gicucu cy'amababa ye. Haleluya. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwami ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu gicuku, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Ibyo byose nta na kimwe kizagenza gute, nta na kimwe kizakugeraho. Murongo wa 7, abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. Haleluya. Murongo wa 9, ndagutuye kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira amaboko yawe ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Amen. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Mbese amasezerano yarasohoye kuri Daniel? Yego, yarasohoye nk'uko Imana yasezeranye. Ariko umurongo wa 14 biraterwa n'iki? Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza mu icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mbese nawe wakunze Uwiteka akaramata? Niba uko bimeze, nawe aravuga ngo nanjye azanyambaza mwitabe. Niwambaza Uwiteka azakwita, bazakumva. Umva ngo n'intare uzayikandagira n'ibiyoka. Uzaba uri kumwe n'Imana. Nuko turabona uyu mugabo ahamagara Daniel, umugaragu w'Imana. Bimeze bite? Uracyariho? Nuko umwami, murongo wa 24, umwami aherako anezerwa cyane. Haleluya. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniel mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Amen. Amen. Nshuti zanjye,
hari icyo turi kwiga. Ndakwibutsa ko turi kwiga ibintu bibiri muri iki gitabo cya Danieli. Ingingo ya mbere ni yerekeranye n'umubano dukeneye kujyana n'Imana, imyiteguro dukeneye igihe turi kubona ibivugwa muri iki gitabo cya Danieli bigenza gute bisohora. Ni imibereho isenga. Twakomeje kubibona kandi turabihishurirwa yuko kugira ngo tugere ku kunesha ari uko tubasha kuba dufitanye isano ihamye, urukundo dukunze Imana, urukundo akaramata dufitanye n'Imana. Kandi abakundana baraganira, twarabiganira by'isengesho ko ari uburyo Imana yagennye bwo gushyikirana nayo. Mbese ushyikirana na Yesu? Mbese uri kumwe n'Imana? Mbese urayikomejeho? Bimeze bite? Bimeze bite? Amagambo twasomye muri Testimony for the Church, reka nongere nyasubiremo. Nubwo Danieli, umuntu ugira amarangamutima nka yacu, nubwo yari afite amarangamutima nka yacu, yari umuntu ugira amarangamutima nka yacu, ikaramu y'ibyahumetswe imuhamya nk'uw'imico idafite icyasha. Imibereho ye twayihaweho urugero rukeye rw'icyo umuntu ashobora kuba cyo yewe no muri ubu buzima, niba yemeye kugira Imana imbaraga ze kandi agakoresha neza uburyo n'amahirwe abonye. Amagambo akurikiraho, yumvise ko agomba gutungisha ubugingo bw'isengesho. Haleluya! Yumvise ko agomba gutungisha ubugingo bw'isengesho, kandi umunsi wose wamusangaga yinginga Imana ashimikiriye. Ntabwo yashoboraga kwamburwa aya mahirwe, nubwo urwobo rw'intare rwari kuba rufunguriwe kumwakira kubera ko yakomeje gusenga. Amen. Ese nawe uraza kugundira? Uraza kubigundira bino bintu cyangwa uraza kubirekura? Bimeze bite? Ntabwo Danieli yabyemeye. Ntabwo yemeye yuko yabirekura. Hoya, ahubwo ngo buri munsi wose wasangaga Danieli ari gusenga. Ntabwo inyoni zamutangaga kuririmba. Hoya, niwe mibereho yabagaho. Kandi ngo ntabwo yashoboraga kwamburwa aya mahirwe. Mbega ukuntu ari amahirwe kuba mu bikari bya Data wa twese. Mbega ukuntu ari amahirwe kujyana appointment n'Imana. Mbega ukuntu byaba ari umugisha ujye ugira amahirwe yo guhura n'umuyobozi w'igihugu ngo ugire icyo umwaka, ahari rimwe mu mwaka. Ariko ufite amahirwe yo guhura n'umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko buri munsi igihe ubishakiye. Andi magambo, Danieli yakundaga, yatinyaga kandi yubahaga Imana. Nyamara ntiyigeze ahunga isi mu rwego rwo kwirinda gutwarwa n'ubuhenebere bwayo. Hoya, yari umuntu uba mu isi. Mu burinzi bw'Imana yagombaga kuba mu isi ariko atari uw'isi. Haleluya! Kuba mu isi utari uw'isi, haba mu bishuko cyangwa ibyamuziga by'ibwami, ahari hamuzengurutse, yahagaze afite umutima wemye kandi mu byo gukomera ku mahame yashikamye nk'urutare. Yagize Imana imbaraga ze kandi nayo ntiyamutereranye muri icyo gihe cyari kigoye kandi kigoye cyane. Inshuti z'Imana, hari abantu bigize abanyamasengesho cyane, baravuga bati rero ntabwo twebwe dukwiye kuba mu isi, ahubwo tugiye kwihisha mu bihome. Bakubaka amazu y'ibihome ngo yo gusengerwamo da. Hari n'idini ryigisha gutyo, rifite abantu batajya babonana n'abandi. Iyo bashatse kugira bafite utuntu barungurukiramo. Ntabwo ari uko kubana n'Imana bisobanuye. Ntabwo Imana yigeze dusaba kuva mu isi, ahubwo tuba mu isi tutari ab'isi, tukaba igihamya gihamiriza ab'isi yuko Umwami Imana ari Imana ikomeye kandi ari uwo kwiringirwa no gusenga, bona nubwo byasaba urupfu. Imana ishimwe ko bene nk'abo Imana ibiri kumwe nabo kandi itajya ibatererana rwose. Magambo dusoma mu ntambara ikomeye, ndi hafi gusoza. Magambo dusoma mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 38, ngo impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanyije n'isi nuko abakristo badohose bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane. Niyo mpamvu nta shyano riraba. Iyo abantu baba barashatse impamvu baturega bakazibura, baradushakiye muri ya mibereho babamo ngo badutegere muri byo bakatubura, baba baradutegeye mu mategeko y'Imana yacu, baba baraje akarengane. Ariko se kari hehe? Ko
ko wazize kwiba, ko bariba nawe ukiba, bica akazi nawe ukakica, barakerwa mu kazi nawe urakererwa. Nirihe tandukaniro? Iyo niyo mpamvu imwe kandi niyo yonyine ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanije n'isi. Abakristo baradohotse, ntibashyigikira icyaha kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Nukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane. Nuko rero umwanditsi aravuga ngo nihabaho ivugurura mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho kandi imirimo yo kurenganya izongera gukongezwa. Nihabaho ivugurura, nihabaho abantu b'Imana bashaka kubaho nk'uko Danieli yabagaho, byanze bikunze akarengane kazongera gakongezwa. Ndagira ngo mbabwire yuko aya mategeko y'icyumweru tubwiriza, amategeko y'icyumweru twibwira yuko dutegereje uburyo bwiza bwo kuyategereza kandi bwo kwifuza kwaza vuba. Rega ni amahirwe kuri twebwe yuko biza tugataha iwacu i Siyoni. Nuko tuba dufite imibereho igenje gute? Yomatanye na Yesu. Niba atari uko bimeze, niba gukiranuka kwacu kumeze kwaradohotse, n'imibereho yacu imeze nk'iy'ab'isi, nta karengane tugomba gutegereza, ahubwo nyine tuzakomeza kwizengurukaho muri ubwo buryo, bizadutinza mu isi. Ijambo ry'Imana niko ritubwira mu gitabo, mu rwandiko Petero yanditse avuga ati, Mwami Imana ntabwo itinze isezerano ryayo nk'uko abantu bajya babwibwira, ahubwo kwihanganira ishaka ko hatagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko twese tugenza gute? Twihana. Twe twatindije yuko Kristo agaruka, kubera ko impamvu imwe kandi imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ufatanye n'isi, ituma nta n'akarengane turi kubona, ni ukubera yuko abantu badohotse. Nta bakristo bahari bashikamye nk'uko Danieli yari ashikamye. Soma amagambo mu gitabo cy'uburezi ku ipaje ya 58 na 59, amagambo akomeye ndagutuye mu izina rya Yesu. Baranditse ngo muri iki gihe ikisi ikeneye kurusha irindi ni abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abagabo bafite umutimanama udateshuka ku nshingano bahawe nk'uko urushinge rwa dira cyangwa urusore rugenza, abagabo bahagararira ukuri n'ubwo ijuru ryagwa. Haleluya. Ariko imico nk'iyo ntipfa kwizana kandi ntizanwa n'amahirwe adasanzwe cyangwa Imana itanga. Imico y'ubupfura ni imbuto iva ku kwitegeka, ku kwemera ko kamere yakigingiye igengwa n'Imana, ku kuzibukira inarijye ikegurirwa gukorera Imana n'abantu mu rukundo. Amen. Abo nibo bagabo Imana ikeneye, abo bagabo bafite Imana mu bugingo bwabo, abagabo b'indahemuka imbere mu bugingo, abagabo badahindagurika, abagabo bashikamye ku kuri kw'Imana, abagabo bameze nka Danieli. Haleluya. Reka nkwibutse amagambo twakomeje gusubiramo mbere yuko dusezeranaho. Twibuka yuko izina Danieli risobanurwa ngo Imana ni umucamanza wanjye, kandi Laodikiya itorero ry'Imana ryo mu minsi iheruka risobanurwa ngo ubwoko bucirwa urubanza. Nuko rero Danieli ahagarariye ubwoko bw'abantu bazabaho mu gihe cy'urubanza mbere yuko Yesu agaruka. Abantu bazahura nk'ibintu Danieli yahuye nabo, abantu bazahura n'akarengane gashishana tuzarebaho ejo ako Danieli yahuye nako. N'abagabo nyabagabo, abagabo b'Imana bameze nka Danieli, biteguye gusenga, bona nubwo umuriro waba ucanye, bona nubwo inkota yaba ihari. Imana ishoboze njye nawe ngubwo twizeye amagambo akomeye kandi afite imbaraga zidasanzwe, ngo turusheho kwisunga Data wa twese, tumushakisha gusenga no kwiriza ubusa, tumwingingira mu ijambo rye ngo tugirane isano nawe, bona nubwo byadusaba gupfa, kubera ko hirya y'urupfu hari ubugingo buhoraho. Tuzi ko dutegereje ibintu bidasanzwe byabayeho, bisa nk'ibyabayeho mu gihe cya Danieli, ariko ibyo bintu ntabwo bisaza, oya, keretse tugize imibereho ihuje niyo Danieli yari arimo. Birashoboka ko byaza njyewe ntayifite, ariko bivuze ko hari abana b'Imana bayifite, bagomba gutuma isi irakara kugira ngo ishakire kubageragereza mu mategeko y'Imana yacu. Mbese uzaba uri kumwe n'umubare w'abantu b'Imana bashikamye mu kuri kwayo, cyangwa uzagaragara ko udashyitse ujugunywe hanze. Imana ikwifurize kurushaho komatana nayo
mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese uhoraho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tugushimiye iri jambo tumaze kubona muri Danieli igice cya 6, ijambo ritwereka gukomera kwawe, y'ukuri Imana ibasha gutabara no gukiza abakwegerezwa na Yesu Kristo. Tugushimiye iyo mibereho tubonye muri Danieli, imibereho izira icyaha, imibereho yera de nk'umweru ndetse idafite ibizinga. Bamushakira mu mibereho yisanzwe bagasanga araboneye, kugeza ubwo biyemeza kumugeragereza mu mategeko yawe. Twizera yuko iki ari cyo kigeragezo gikwiye kugera ku bwoko bwawe, nyamara urifuza ko tuba tubayeho iyo mibereho nyine yuko nta cyasha dufite, kugeza ubwo nta kindi bakora uretse gushakishiriza mu mategeko yawe. Tuzi ibituri imbere, twabisogongyeho mu byigisho byatambutse, yuko isi yose igiye guhatirwa kubaha isabato y'ikinyoma, nyamara kandi abagomba kuzagara bashikamye muri icyo gihe ni abantu bamaze kugeragezwa mu bundi buryo bwose bakagaragara yuko batsinze, kugeza ubwo baza kugeragezwa muri iryo tegeko ry'isabato. Uduhe kwera, uduhe gusa nawe, uduhe kugushikamaho, uduhe kugirana isano nawe ngo tukwisunge. Tumaze kongera kubona yuko ari mu masengesho no kwiga ibyanditswe byera no kwishyuza amasezerano wasezeranye, nk'uko Danieli byari bimeze yishyuza amasezerano amasengesho Salomo yasenze mu myaka itari mike yari itambutse. Utwigishe gusenga, utwigishe kwishingiza ku masezerano wasezeranye, utwigishe kurushaho kubana nawe. Tugushimiye aho ugejeje ukora n'uburyo wakomeje kuturinda muri ibi byigisho. Nanone ndagusenze mu izina rya Yesu, ukomeze kutugirira neza, uduhe ibikwiriye byose, amagara mazima, umwanya mwiza wo kwiga, ababyumva nanjye ubwanjye dukomeze gufashwa nawe. Ubuntu bwawe bukomeze kutubana kugeza ubwo tuzasohora Siyoni. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo.